wana kabisa ngira ngo murabibona cyane. Uyu ni Youssou Dieng nyuma y'igihe kirekire cyane atagaragara. Wana kabisa kuri match ya Rayon Sport yaje n'ibikabyo byinshi cyane bw'ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kubuze byinshi cyane yeretswe n'abafana b'ikipe ya Rayon kabisa. Ubona ko ni umwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport ikeneye, ubundi ikaba yuzuye 100%. Youssou Dieng bivugwa ko agomba no kuzaba kapiteni wa ekipe ya Rayon Sport. Nguwo rero ubona karakaraze cyane, uvuye gufata amafunguro yo mu gihugu cya Senegal, imbaraga z'umubiri ku ndeshyo ye ni atari cyane. barazamuka ngo bagiye ngo bagushaka ngo 11 biranze gutoza abakinnyi aperi iri hasi abasifuzi reka mbagaruke n'umuyobozi wagiye kure yabahembye shema yabahaye amafaranga ndagira ngo nangaze bose simba bereho ikintu bakoze cyo kwemera abasifuzi bino bintu byongera kubona ibibazo mu hano ntago bizongera reka ndacyahamanga niba atari ibanga gusubira muri aperi. muteteri bashimire Rwagasabo TV yego Jifa Media TV itangazamakuru ryose riri hano ariko hari umuntu mutamenye tubwire jana shakibariza bashabiki ba Rayon Sport walikuwa hapa mnataka kucheza na timu ya wapi? Singida ama APR? Umukino bawusubiremo ahantu bita ngo baturutse nibyo reka mbabwire ukuri APR ngo ikipe ya Rayon Sport narababwiye ngo Rayon Sport igiye igenda ifite intego Rayon Sport izatwara igikombe cya shampiyona.
abasore ba Kiyovu Sport bagufi bari gukina nka Barisara wabonye